Nyagasani Yesu nabane namwe. Inkuru nziza ya Yesu Kristu ko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati murajye mwirinda kugira neza mu maso y'abantu mugira ngo babarebe. Mwaba mwivukije ingororano kwa so mu ijuru. Igihe rero utanga imfashanyo, ntukavugishe ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zibigira mu masengero no mu mayira, kugira ngo baratwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nutanga imfashanyo, ikiganza cyawe cy'ibumoso ntikikamenye icyo icy'iburyo gikora, bityo imfashanyo yawe ijye igirirwa mu ibanga, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Igihe musenga, ntimukagenze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayira abiri ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe ukinge, maze usenge so uri ahatagaragara, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Igihe musiba kurya, ntimukijime mu maso nk'uko indyarya zibigira, zikambya agahanga kugira ngo babone ko zisiba. Ndababwira ukuri, ziba zashyikiriye ingororano yazo. Wowe rero nusiba kurya, ujye wisiga mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo utamenyesha abantu ko usiba, ahubwo bimenywe gusa na so uri ahatagaragara, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nk'uko twabivuze mu ntangiriro y'iri sengesho, uyu munsi dutangiye igihe cy'igisibo. Igisibo ni igihe gikomeye kandi gitagatifu cyo kugarukira Imana, cyo kwisubiraho, cyo gushakashaka ubutungane. Tubyumvise mu isomo rya kabiri Pawulo mutagatifu atubwiye ati, ubu rero duhagarariye Kristu, turabinginze mu izina rya Nyagasani Yezu, nimureke Imana ibigarurire. Dutangiye urugendo rutagatifu rutuganisha kuri Pasika, aho tuzazirikana ububabare, umusaraba n'urupfu ndetse n'izuka bya Nyagasani Yezu Kristu. Aya masomo matagatifu araduhamagarira kugira ngo buri wese ku rwego rwe uzakora uko ushoboye, Nyagasani akwigarurire. Ni igihe cyo kugarukira Imana, ni igihe cyo kurushaho kuyitunganira, ni igihe cyo gushakashaka ubutungane, tubaho tunogeye Imana kandi tunogeye n'abavandimwe bacu. Mu isomo rya mbere umuhanuzi Yoweli yabitubwiye
ati nimushishimure imitima yanyu musigeho imyambaro yanyu. Ashaka kutubwira ko uru rugendo rutagatifu dutangiye ni urugendo rwo ku mutima, ni urugendo rwo gushimisha Imana, ntabwo ari urugendo rwo kwiyerekana no gushakashaka gushimishwa n'abantu. Buri wese mu bikorwa bitagatifu bizamuranga uzaharanire kurushaho gushimisha Imana, uzaharanire kurushaho gusa nayo, kandi uzakomeze kwitagatifuriza mu bikorwa by'urukundo bizakuranga, maze iyi minsi izatubera iminsi y'imigisha, n'iyi Pasika izadufashe kuzukana na Nyagasani Yezu Kristo koko. Kiliziya rero iduhamagarira imigenzo itatu iduherekeza ikanadufasha muri iki gihe cy'igisibo kugira ngo kibashe kurushaho kudutagatifuza. Ibyo ni ugusenga, ni ugusiba no kwigomwa, ndetse no gusangira n'abandi, cyane cyane imisaraba yabo. Muri Ivanjili bamaze kudusomera batubwiye ko ibyo uzakora byose ntuzabikorere gushaka gushimisha abantu, ntuzabikorere kugira ngo ubonwe n'abantu, ahubwo uzabikore mu bwiyumanganye n'ubwiyoroshye, maze so umenya kandi akabona ibyihishe azabikwiture. Igihe cy'igisibo ni igihe cyo gusenga kurushaho. Gusenga by'ukuri si ugucukiranya amagambo, gusenga by'ukuri ni ugushyikirana n'Imana. Iyi minsi izadufashe kurushaho gusenga, izadufashe kurushaho gushyikirana n'Imana, izadufashe kurushaho kongera kurushaho kuvuga ayo masengesho atwegereza ubwiza bw'Imana kandi akadutagatifuza. Igisibo ni igihe gikomeye kandi gitagatifu cyo kurushaho gusenga, cyo kurushaho gushyikirana n'Imana no kwegera ubwiza bwayo. Icya kabiri, igisibo ni igihe cyo kurushaho gusiba no kwigomwa. Icyo baduhamagarira cyane gusiba ni ugusiba icyaha, ni ugusiba ikibi. Buri wese uko abishoboye kose iyi minsi mitagatifu dutangiye uzarwana iyo ntambara yo gusiba icyaha, yo kwanga icyaha n'imizi yacyo yose, ahubwo uzaharanire kurushaho gutunganira Imana no gutunganira abavandimwe bawe. Muri uko gusiba kandi bakaduhamagara no kurushaho kwigomwa, kwigomwa muri bimwe dutunze cyangwa se muri bimwe bidushimisha. Igisibo cyacu gitandukanye n'igisibo cy'abandi, kuko harimo abasiba ibyo basibye bakabyibikira bakaza kubyihereza nyuma, naho twebwe igisibo cyacu ni ukugira ngo ibyo wigomwe, ibyo wasibye ubashe kubifashisha abandi. Igihe cy'igisibo dutangiye ni igihe cyo kurushaho gukora ibikorwa by'urukundo, ni igihe cyo kurushaho kutihugiraho, kutireba wowe wenyine gusa, ahubwo ukabasha no gutekereza n'abandi. Pawulo mutagatifu yatubwiye mu isomo rya kabiri ati, mu gihe gikwiye numvise isengesho ryawe, ku munsi w'uburokorwe naragutabaye, njiki koko igihe gikwiye, nguyu koko umunsi w'uburokorwe. Muri iyi minsi duhamagariwe kurushaho gukora ibikorwa by'urukundo, dusangira n'abavandimwe bacu, ariko cyane cyane gusangira nabo imisaraba yabo, gusangira nabo ibibababaza, kwibuka abo bose batibambanywe na Yezu Kristo ku musaraba, bafite ububabare ku buryo butandukanye. Igikorwa cyose cy'urukundo uzakora muri iki gihe cy'igisibo uzakironka mu mugisha w'Imana. Igikorwa cyo kwigomwa n'icyo gufasha umuvandimwe wawe uzakora gikwiye ku mutima kandi wagisengeye, kizakwegereza ubwiza bwa Nyagasani. Njiki koko igihe gikwiye, nguyu koko umunsi w'uburokorwe. Dusaba Imana rero twongerera ingabire za Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu azatumurikire kandi azadukomeze muri iyi minsi y'igisibo, maze koko itubere iminsi y'imigisha, iminsi yo kwisubiraho,
iminsi yo kugarukira Imana, iminsi yo kurwanya ikibi aho kiva kikagera, maze iyi Pasika izatubere Pasika y'imigisha, Pasika y'ibyishimo n'amahoro, tuzukana Nyagasani Yezu Kristu. Mu kanya bagiye kudukoreraho umuhango wo kudusiga ivu. Iyo bagusiga ivu ku gahanga, umusaseridoti arakubwira ati wibuke ko wavuye mu gitaka kandi uzagisubiramo. Uyu munsi wa gatatu w'ivu ni umunsi udusaba kongera guca bugufi icyubahiro tukagiha Imana, cyane cyane ko byose iyo bigenda neza usanga rimwe na rimwe twibagirwa ko twavuye mu gitaka kandi ko tubumbye mu gitaka kandi ko tuzagisubiramo, ugasanga rimwe na rimwe twibagiwe ko tubeshejweho n'urukundo n'impuhwe by'Imana. Uyu munsi wongeye kudufasha guca bugufi icyubahiro tugiha Imana. Umusaseridoti kandi aratubwira ngo hinduka wemere inkuru nziza. Iri vu bagiye kudusiga ku guhanga ntibibe gusa umuhango, ahubwo buri wese abikore yumva ko yiyemeje kongera guca bugufi imbere y'Imana n'imbere y'abavandimwe be, tuzirikana ko twavuye mu gitaka kandi ko tuzagisubiramo, ariko kandi ko urukundo rw'Imana rukomeza kuduherekeza kugira ngo ubuzima bwacu bwose bukomeze kunogera Imana no kunogera abantu. Dusabe rero imihango tugiye gukora kuri wa gatatu w'ivu, amasengesho tuza kuvuga n'ibikorwa by'urukundo tuza gukora, bidufashe kwegera ubwiza bwa Nyagasani, bidufashe kongera kwitagatifuza, bidufashe kurushaho guhanira ubutungane, maze iyi Pasika yacu izatubere Pasika y'imigisha. Nyagasani Yezu nabane namwe.